dore buri nyamaswa n'icyo isobanura mu nzozi. Reka duhere ku nka. Inka isobanura ubukungu. Niba yose inka iri kukwirukaho, hari umudayimoni uri guhiga ubukungu bwawe kugira ngo butagenda neza. Icya kabiri, reka tuvuge ku ifarasi. Ifarasi buriya ni ubutabazi. Nuramuka urose amafarasi y'umweru akugose, cyangwa se ifarasi yaka umuriro, cyangwa se abantu bagendera ku mafarasi bari kukurwanirira, bari ubutabazi buvuye ku Uwiteka. Indi nyamaswa ni imbwa. Imbwa buriya rero nurota imbwa uzamenye ko ufite ikibazo cy'ubuhehesi. Umudayimoni w'ubusambanyi arakurembeje. Ushobora kuba utabyibonaho ariko ari byo biri imbere yawe. Reka tuvuge ku ipusi. Ipusi ishushanya uburozi. Hari umurozi, hari umuntu uri kuguhiga ariko aguhigishije uburozi butari butamikana. Reka tuvuge ku ntama. Intama buriya isobanuye agakiza. Intama ni Yesu. Reka tuvuge ku ngurube. Ingurube rero ingurube isobanuye ibyaha. Uri kwivuruguta mu byaha, wivuruguta nicyo ingurube isobanuye mu nzozi. Reka tuvuge ku inuma. Inuma nayo ishushanya agakiza cyangwa se umwuka wera, guhabwa umwuka wera. Reka tuvuge ku kanyamasyo. Akanyamasyo gasobanuye kudindira cyangwa se kwizengurukaho ibintu byawe, ukajya ubikora nk'aho wagateye intambwe ukomeza kujya imbere ahubwo ebyiri ugasubira inyuma. Reka twongere tuvuge ku nzoka. Inzoka ni inyamaswa isobanuye umuriganya, ibihombo, ibintu nk'ibyo ngibyo, igihombo cyangwa se umuntu uza akagutwara ikintu wari ufite. Inyamaswa ya nyuma ni ingona. Ingona isobanuye umwanzi ukwihishemo. Nurota wishe ingona uzaba wishe umwanzi.